bisanzwe kuko ejo Jado Kasani wamamagaye ambwira ko ibi bintu Ruvumbu yabikoze n'ubushize ariko abantu ntibamenya icyo bisobanuye amwe n'ifoto reka nyihe magnifique Vango n'umwaka ushize imikino yarabikoze bakina na Marine abakinnyi b'Abagande baraza nabo baramwigana batazi ejo kuri match nazo mbibereka reka Ruvango no kuri match ejo muri Chelsea yagerageje kubikora biramunanira ntabwo ni babaga bazi uri yicarimo avuga urumva ariko bikavugwa ko umuntu bita Mitima Isaac abizi we yarabizi n'umubajene amakuru ahari Ruvumbu asanzwe abikora ariko ubwo akoresha akabikora ajya abikora mu myitozo ajya abikora bari muri lokale Mitima akamubwira kenshi ati ibyo bintu uzabireke bizaguteza ikibazo urumva urebye Mitima n'umuntu wize buri arasoma wanize neza ahubwo yize ahantu umwana wize neza umusirikare ibyo byose afite n'amakuru ariko ni umwana w'umusirikare ariko nize neza urumva ngo akamubuza kenshi gukora biriya bintu ni nayo mpamvu yagize ziriya reflex kuko ntago wagira iriya reflex yo guhita umufata atari ibintu kandi no kunabikoze wabonye yamanuye amaboko ariko mu buryo umufana atabitekerezamo cyane byagaragara nk'ara guserebura ariko bigaragara ko hagati na Ruvumbu hari icyo bari banaziranyeho nk'umuntu basa nk'aho bari na connected adere ya foto ningi abantu nyine bumvaga ari celebration zisanzwe uraba nk'uwitwa Museye Senu nawe yarabiserebuye urabona hano bose barabikoze ariko izi foto ntibishoboraga bamwe urabona barabigerageza Senu yateye isari reba nkaganiza ibyo byarimo ntago yatunze urutoki ku gahanga urabibona Senu yagize ikiganza cyose yateye isari ariko apfuka umunwa ngana ijuru ntiyamenye ibyo ari byo urabona ko yarabigerageje urabona ko Rugera yabigerageje ariko abantu bumvaga bameze nk'ari gutanga ubutumwa wenda kuva nawe ndabaceceke n'abandi bari bazi icyo we akora ariko Ruvumbu ibyo akora yarabizi urimo urabyumva kuko icyo gihe ni Rubavu hano ni Rubavu kuri match ya Marine n'umwaka ushize ntabwo ari ibyisezo kuko izi jezi nizo umwaka ushize Ruvumbu rero amakuru ahari Ruvumbu mu ikipe y'igihugu yari iri muri CAN afitemo abantu bo muri generasiyo ye bameshaka Elias ni urucabana n'abantu b'inshuti ba hafi urumva yabonye ibyo bakoze baraganira donc yakoze ibintu azi urumva yakoze ibintu azi yateguye ku munsi w'ejo twavuye tuvuga ko ambasade yabo yamusabye kuza Ruvumbu hano mu Rwanda avugana n'abantu benshi ariko ku munsi guhera bikiba nagerageje kugerageza gukurikirana Ruvumbu ngo menye neza situation ye imeze ite ese we amerewe ate ese aratekereza iki ku byo yakoze Ruvumbu hano mu Rwanda arimo aravugana n'abantu nka batatu ukuyemo abayobozi ba Rayon Sport ariko perezida wa Rayon Sport yamubwiye ko atagira ikibazo ari we azajya ahamagara kenshi mu gihe cyose afite ikibazo nk'umuyobozi we birumvikana nawe ahamagara koko ambasade imaze kumuhamagara ku munsi w'ejo yagishije inama arabaza ati nitabe ambasade Kongo ifite ambasade hano ntifite ambasaderi ariko ifite ambasade abakonsira barahari abantuza barahari abakozi n'abakonseye Ruvumbu perezida wa Rayon Sport n'abandi bamubwiye ko atari byiza ko yakwitaba ko yajya muri ambasade iwabo cyane ko yaba arimo gukomeza ahubwo ikibazo kandi wenda hari uburyo gishobora gukemuka icyabaye rero ni kuri Ruvumbu yahamagawe na Ferwafa
nyuma yo kugisha inama yemera kujya kwitaba komite ya disipurine ya Ferwafa. Ruvumbu ubusanzwe hano apari y'abayobozi be avugana n'abantu batatu, avugana n'umuntu bita mubahamagara cyane agisha inama. Umuntu wa mbere yitwa Gibukasa, umutoza wa AS Kigali, bamuzanye bwa mbere muri Reyo, bamuzanye bwa mbere mu Rwanda. Ni umuntu w'inshuti ye, ni umuntu yabaza, yagisha inama. Umuntu wa kabiri w'inshuti ye magara hano mu Rwanda yitwa Makengo Frank. Makengo Frank aba mu Rwanda, tuyi Bugesera. Ntumuzi se? Makengo Frank ni umuzi wakinye muri Reyo w'umudefense. Ndamuzi. No muri za Muhanga na Bugesera. Si umugande harya? Ni umukongomani. Amuzerwa nibyo. Ageze n'abakinnyi. Ageze n'abakinnyi no mu Nzove kenshi magara, icyo bita magara. Ndamwibutse. Urumva? Ni inshuti ye magara. N'abo bantu urebye batatu bari hafi ye. Havuyemo abo mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport. Ruvumbu yahuye na menace nyinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga ze bwite, ku mbuga kuri za Instagram n'ahandi. Barimo baramwandikira amagambo mabi cyane, abafana muri inbox no kuri telefone ye n'ibindi byinshi cyane, ku buryo Ruvumbu afite ubwoba bw'ishobora kumubaho. Gusa ikimwe inshuti ze n'abantu bahuriraho baramubwira bati mu Rwanda ni amahoro, humura ntawagutera ibuye, humura ntawagukubita, humura ntawakugirira nabi, icyemezo cyafatwa icyo ari cyo cyose Ruvumbu nta kibazo uri bugire, uri safe. Ruvumbu yahamagaye abantu mu gitondo arababwira ati njyewe ndashonje kandi sindi busohoke mu nzu, mumfashe, sinshobora no kujya kuri butike, mfite ubwoba. Rayon Sport yakora imyitozo nimugoroba ariko ntari buyikore. Ubabeshya ngo ibintu bimeze neza, ngo nta kibazo afite, arababeshya. Ruvumbu ntari bujye mu myitozo ya Rayon Sport. Ibyo mubimenye, ntihagire n'ujya yagiye kumushakirayo. Ntari bujye mu myitozo ya Rayon, ntari masohoka no mu nzu ye ahaba. Uko niko situation ihagaze ubu nonaha. Uretse ko na Rayon Sport niyo yabishaka, Rayon Sport ntirubumwemerere gukora imyitozo. Ku makuru mfite, hatarafatwa umwanzuro ku kibazo cye. Abantu babyumve neza, ntibabyoroshye, ntibababeshye. Ni case ikomeye. Iyi ni case ikomeye cyane. Wabyoroshya, wabigoragoza ku nyungu zawe, ku marangamutima yawe, ariko iyi ni case ikomeye cyane cyane. Kugeza ubu Ruvumbu ariwe, icyo akeneye barakimugurira bakakimushyira, nubwo ari ukukeka cyangwa gutinya, mu by'ukuri ntacyo yaba. Mu Rwanda ntacyo yaba, nta muntu wamuhohotera, nta muntu wamutera ibuye, nta muntu wamukoraho. Uwo muco si wo mu Rwanda, ibyo ni iby'iwabo. Hano ntibihaba. Umukozeho, umuteye ibuye, umututse, wabihanirwa. Uko niko kuri. Niyo waba utemeranya n'ibyo yakoze, utabikunze, utabyishimiye, ntabwo wemerewe kugira icyo umukoraho. Ruvumbu yitabye komite ya disipurine ya Ferwafa, avuga ko uwo ari celebration yakoze kandi asanzwe ayikora kandi atabibonamo ikibazo. Niba hari uwo byababaje yamwihanganira, ariko mu by'ukuri abantu basesengura, bakuru bareba, barabibonamo ikibazo. Ruvumbu afite imbuga nkoranyambaga, sibyo? Uyu munsi ntabwo arajyaho ngo yandike ati ndasaba imbabazi abanyarwanda bafashe nabi ibyo nakoze, sibyo? Sinaringamije ibi n'ibi, sinaringamije gusebya u Rwanda, sinaringamije kuvuga nabi u Rwanda. Ibyo ntigeze abikora, ntawabimubujije
kandi menase yazakiriye ku mbuga nkoranyambaga, yatutswe, yabonye ibyo yakoze, aravuga ati nakoze ibara, ibyo abwira abantu be ba hafi, sinarizi ko ibintu bikomeye gutya ibyo nakoze, ariko birakomeye, nabonye message nyinshi, nabonye iki, ibintu birakomeye cyane, mfite ubwoba, sindi busohoke mu nzu, ariko afite telefone, ntabwo arasohora statement yari yose iri personal ngo avuga ati sibyo njyewe Ruvumbu Heritier ibintu nakoze ndabisabira imbabazi abanyarwanda, niba mwabifashe gutya sibyo nashakaga, nakoraga ibi, ibyo biranyereka ko ibyo yakoze ni ibintu biri premedité nk'uko twabivuze, ni ibintu yateguye ku mpamvu ze bwite. Iyo uyu munsi yasohoye statement avuga ati njyewe Ruvumbu mumbabarire, naraserebuye bisanzwe, sinarizi ko biri bugere kuri uru rwego, nakoze amakosa ameze gutya, sinarizi ko byagera kuri uru rwego, ni mumbabarire, ababifashe nabi, abanyarwanda turi bamwe, turabavandimwe, mumbabarire, ntago bizongera. Aho byagira inyito. N'umufana wa Rayon Sport uyu munsi wamurakare yavuga ati ariko abantu bamubabarira, yasabye imbabazi. N'umufana wari wese n'undi mukunzi w'umupira cyangwa se umunyarwanda byababaje, yavuga ati wa muntu ashobora kuba koko yabikoze bikino. Ariko my friend, nta bikino bikina bijya mu nkono. Ruvumbu ibyo yakoze abihagazeho, kandi n'ubu abirimo aracyabyemeranya n'umutima ko ibyo yakoze yagomba kubikora, kubera ko amakuru mfite na Rayon Sport mu byo bakoze ejo bifuzaga kumusaba gusaba imbabazi. Ruvumbu ntiyabyemeye kumusaba imbabazi, ko Ruvumbu yasaba imbabazi, urumva ntiyabikoze. Ibyo bisobanuye iki? Bisobanuye ngo ibyo yakoze arabizi, kandi ntashaka gutesha agaciro kereza account biyita Ruvumbu Heritier atariho. Ibyo ntibyabura, ariko ibyo biroroshye kubiverifiya, uri mwitirire baragira. Icyo mvuga ni iki, ibyo ni impamvu zikomeza icyaha Ruvumbu yakoze, kuko iyo abarekonesa uburemere bwabyo n'akababaro byateye abantu n'abanyarwanda muri rusange, yakabaye hari icyo yakoze, yabinyuza mu ikipe ya Rayon Sport, yabinyuza kuri account ze bwite. Nta kintu na kimwe Ruvumbu yakoze cyerekana ko abisabira imbabazi. Uko bihagaze rero kugeza ubu, reka nibwire abafana ba Rayon Sport n'abakunda umupira muri rusange, sibyo, uko nzi u Rwanda, uko nzi ibintu bikorwa hano, sindagura, sinaneretswe, ariko ndabamenyesha ko umukino Rayon Sport yatsinzemo Polisi ibitego 2-1, uko mbibona niwo mukino wa nyuma mwabonye Ruvumbu mu kibuga ku butaka bw'u Rwanda. Take note mu binota ahantu, niwo mukino wa nyuma Ruvumbu yakinnye mwabonye akina mu Rwanda. Icyo ni kimwe, ndagira ngo mbateguze nkurikije uko mbibona n'amakuru nagerageje gukurikirana. Ruvumbu ntazongera gukina hano, biragoye cyane ku kigero cya 99% kongera gukina Ruvumbu kwa hano, cyaba ari igitangaza giturutse ahantu kure cyane. Ariko kugeza ubu Ruvumbu ntazongera gukina mu Rwanda. Ferwafa igomba kwiprononsa, kandi mu byizi prononsa ntiharimo ko Ruvumbu azaguma hano, yamuha ibihano bizatuma amasezerano ye arinda arangira atongeye gukina, ibirenzeho 99% yakongera gukina hano mu Rwanda. Mu Rwanda bafite uburyo batwara ibintu bashobora kugira, ariko umukuru w'igihugu burya yagiye abivuga kenshi ko ikintu cyashyizwe imbere nk'u Rwanda gikomeye cyane ni ikintu cyitwa kwihesha agaciro no kugahesha igihugu.
nabivuze ejo ko iwabo bashobora kubifata nk'ubutwari, ibyo ni n'uburenganzira bwabo. Nabonye rwose hari n'abamusabira kuzakirwa n'umukuru w'igihugu wabo mu gihe azaba atashye, ni uburenganzira bwabo, mu myumvire yabo barumva yakoze ibintu by'ubutwari, ariko ntago yaba intwari muri Kongo no mu Rwanda. Ubwo araba intwari wabo mu myumvire yabo n'ubuyobozi bwabo na politiki y'igihugu cye, ariko kuba intwari hano uko mbibona biragoye, kuko kurenga kuri ibi yakoze akaba yakongera kugaragara mu kibuga mu Rwanda, bwaba ari ubutwara ahubwo bwikubye kabiri kuri Ruvumbu. Yaba akoze ibitangaza. Ku makuru rero mfite, bitarenze uyu munsi cyangwa ejo haramenyekana umwanzuro, ariko abakunzi ba Rayon Sport batangire batekereze ubuzima bwa nyuma ya Ruvumbu. Ni umukinnyi mwiza, twese twamukundaga, turanamukunda, ariko ntiyarushije ba Jano gukina, ntaragera kuri ba Bogota. Iyo hajemo igihugu ibyo bintu bijya ku ruhande, nta n'ubitekereza. Nta n'utekereza ko yateraga neza kufura, nta n'utekerezaga ko yacengaga neza, nta utekereza ko yatsindaga ibitego byiza. Yaba ukunda rero cyangwa utayikunda, iyo hajemo igihugu ibyo bijya ku ruhande. Ibaze niba yaragiye gukora abantu kanabimubuza akabikomeza, ibaze umurekeye muri shampiyona, ejo none akaza yambaye umupira yanditseho ibirenze ibyo, cyangwa agakora ibirenze ibyo. Amategeko ya Ferwafa, amategeko ya FIFA nk'uko Regis yahoze abivuga, yitandukanya n'impamvu zose zivanga politiki na siporo. Bivuze rero ngo niba byarashyizwe no mu mategeko, FIFA na Ferwafa bakaba bafite ayo mategeko, ntago Ruvumbu ari hejuru y'amategeko. Ayo mategeko araza kumuhana. Niba Samuel yaragonze umusifuzi akamukubita agahagarika amezi 6, ntutekereze ko polisi itari imukeneye, sibyo? Kwitura amezi 6 wakoze ibyo warwanye n'umusifuzi kuko yagusifuriye nabi, akanga igitego akaguhana amezi 6. Ibintu bishobora guteza umwuka mubi mu bantu, ibintu bishobora guhesha isura mbi igihugu. Sinibaza ko wabikora ngo uhanwe munsi y'icyo gihe. So ku bwanjye, mu mboni yanjye biragoye. Ni inkuru itangaje. Saa 6:09 abakunzi ba Rayon Sport ubwo reka twumve wenda n'abandi wagira n'ubushishozi, ndabona nibize nawe bazagira icyo nyivugaho. Shinge nabivuzeho bihagije, ndumva nta kintu nshaka kongera. Sport Zerandi ni duka dukorana naryo, rikorana n'aba sportifu, rikorana ni bigo byinshi n'amakipe yose mu gihugu. Burya benshi niho ba situation Ruvumbu nari mbikomoje Regis. Ruvumbu nge nagerageje gushaka abantu bamwegereye, numve ibyimiro bya Ruvumbu, aratekereza iki, warabyumva gutu, kuko pressure yayibonye nkuko Karenzi yarabikomojeho. Yavuze ko yakiriye message nyinshi, kare bivuga n'ukuri ku rwego nabo bavuganaga basanzwe. Yagiye muri WhatsApp zabo, message bavuganye zose arazisiba. Ruvumbu yazisibye. Niba mwaravuganaga wenda nk'ejo bundi byo wenda ari nk'amabanga mwagendaga muvugana bisanzwe byose yasubiye muri message atangira gusiba. Ruvumbu yasubiye muri message atangira gusiba, ariko naje kumenya amakuru ko nawe niyo retre yajya kuri social media azavuga ko yitandukanyije. Erega urumva gusaba imbabazi bisobanuye ibintu byinshi, bisobanuye ko iwabo bamufata ukundi, ubwo araba yiyepoje iwabo shwa, bisobanuye ko yitandukanyije n'izo campaign ziwabo shwa. Araza rero gupeza pour et contre, arebe ikimufitiye akamaro. Araza kuravuga ati se 12,000 nzahembwa muri Rayon mu mezi 5 asigaye cyangwa 6, sibyo? Ni wacu wenda nzabanza ubuzima bwanjye bwose nkora iki, sibyo? Biranajyana n'amarangamutima ye ku birimo bibera iwabo, sibyo? Ibyo nakoze ndemeranya n'umutima wanjye ko niko mbibona, sibyo? Niba ariko mbibona rero kuki mbisabira imbabazi, nicyo bivuze.
hashobora kubamo icyo kuvuga ko ariko abibona, hakabamo n'icyo kuvuga ko adakeneye kwiteza ikibazo iwabo ni nako yabaye intwari baramuririmba arabihindura ate noneho ashimwe n'u Rwanda iwabo ntabwo byaze nka mpyisi navuze ya miremire bishyushye nshire biryoshye batameze nk'iyo mpyisi uko mbyumva kuko ni ibintu yemera nk'ari muri ambarado shwa siko bimeze aho nta mahitamo afite aka kanya we wasanga atari ko bimeze ku giti cye, tugendeye ko afite izo mbuga nkoranyambaga ntacyo yazikoresheje muri iyo obusiyo twe turi gufata kuko tukagendera no kuri ayo makuru wumva Karenzi yaduhaye ajyanye n'ubushishozi bwe ariko n'amakuru nyine yakuruye kugira ngo nanjye nimugoroba mwabonye ko muri groupe nijoro nanazemo ko work permit ye yaba yamaze kuyakwa uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Rwanda, kandi ni kimwe mu by'ingenzi nacyo cy'ingenzi cya mbere kugira ngo umukinnyi n'undi muntu wari wese utari n'umukinnyi cyane yemererwe gukorera mu Rwanda. Hari icyo bita kurenga umurongo yarawurenze rwose. Ruvumbu Eritier nakandagiye umuzamu ariko njye ntekereza ko bitewe n'ibihe igihugu kinarimo yatagetinze ibintu azi neza akazirengera kuko si umuswa. njyewe n'abamwegeye bambwiye ati Ruvumbu buriya ngo mu buzima buri busanzwe hanze ni umuntu uri siriyasi kuri rwa rwego nyine munaganira bagera mu Rwanda rwamva ikindi kintu kidasanzwe nta kintu siwe abakinnyi bananira ubushize abakinnyi bari ntibashatse kwanga kujya gukina nibo babwiye ati mufite kontara koko mutajyayo uko mubizi hari umukinnyi cyamburwa shwa mutajya ngo tubone icyo tuzaheraho nka puresha ubwo twishyuza twatwaye igikombe ubwo murumva ari muza kuba mwikoreye neza. ikirimo n'abafana ba Rayon Sport bivuga ngo ukurikije ubwenge bwe ntabwo ari uruhinja rwagwiriwe n'ibintu, azi ibyo yakoze cyane kandi abantu baze kumujyaginga nk'umunyekongo bishaka kumujyaginga nk'umunyarwanda naho ntemeranywa na Karenzi barimo uvuga ngo ari yabaye nka ya mpyisi ngo amiramira ibishyushye cyangwa acire biryoshye. Njye ndahamya ko we azi icyo yamize arakizi kandi nanjye ndemeranywa ko Rayon Sport yabayeho haciye abakinnyi benshi bayigiriye umumaro. Cedric yarahaciye haciye ba Bogota benshi. Rayon Sport ni ikintu kinini cyane, ntabwo igendera ku buzima bw'umuntu umwe. By the way, ejo hari ahantu twari kumwe hari umuntu watanze urugero aravuga ati ariko ubwo muzi ko mu bikorwa bibera mu Rwanda ubibaze ku mwaka byitabirwa n'abantu benshi, Rayon Sport nta gikorwa kirenze gihuza abantu ugiye ubara abantu bitabira igikorwa cya Rayon Sport ni benshi niyo nta yindi ukoze ibintu biri kimeratifu usira ahantu uterateranya abantu bitabira ibintu bya Rayon Sport yaza nyuma y'insengero cyakoze hari urusengero rumwe se rushobora kwakira abantu barenze aba Rayon Sport umwaka wose bajya ku kibuga bayikurikira nese nka katolike uramubwira ko ayigereranya mbuga nka church imwe urusengero rw'Gazi kubera kuvuga kuri Israeli na Gaza ya ntambara yo muri Israeli na Gaza none u Rwanda rwakwihanganira Ruvumbu gute mu gihe none ibyo yakoze yabikoreye ku butaka bw'u Rwanda. Anwar Elgazi yarabikoze bwa mbere bamuha warning arabwira ati ahubwo biroroshye kwa abantu siri no kumenya ko mwampaye warning reka mbikore byanyabyo abisubiramo ngo Ruvumbu ushobora kumureka umva se kandi bitandukanye. Anwar Elgazi rega benshi baramuzi nimumwibuka se yabaye muri Aston Villa nimumwibuka se Anwar Elgazi ubwo mwaretse tugategereza umwanzuro. Je numva ibi bintu nzagira icyo nongera kubivuga amaze kumenya decision kabisa. Oya mwanzuro uyu munsi uraza kubona uratangwa kandi ibimenyetso byabo birigaragaza. Ariko nanjye mu mboni zanjye nanakonkurira kuri iyi ihagaze ukabona umuntu yahamagajwe ukabona statement y'iteam ukabona
n'ibindi reje nta no guca ku ruhande Ruvumbu yarenze umurongo utukura hari ibidakorwa ubwabo niyo we yababarirwa hari n'abari batazigera babimubabarira uvuga bati koko rero dufite ukuntu hari badushyiraho ibindi koko nawe uje kutwongereraho utabura kubona message y'umufana atinya kukubwira ati buriye urabona ati ubwo ari reyo ati urabona yari imaze iminsi itsinda ati buriya bagiye ni ukugira ngo itazongera gutsinda se babwiye ko mugagenda bikore hasi cyane ukabagendereho oya uwo n'umwageza binatekereza ugashyira mu bariyo bose n'ubu ufite imyumvire imeze gutyo hari abantu nyine ababa babyumva gutyo n'ahandi muri studio ndimo ndazakira hari n'abantu rikari hari ikintu utamenya hari abantu hano ubwenge babushyira ku ruhande mu bintu bimwe na bimwe bakigira nk'aho badashishoza bakagira ko bitabareba sinoze mbabwira akareba ibintu nta rugero rw'umuntu nabahaye ejo ntaza kugarukaho indeze tuhagaze hano hanze nta rugero nabahaye ejo